dushimira Imana yuko n'ibyo turya ariyo Mana yacu ishimwe. Ashimira Imana ati ndagushimira ko wandemye ndi mwiza, ndabigushimira. Ikindi Mana hari icyo gusaba, ariko naragira icyo musaba. Wananyimye umugore, wampaye ubwiza unyima umugore, wagize icyo ukora. Arasema Mana irangije iramwumva ngo agiye, ubwo yari mu nzira ariko ajya kureba Imana. Bageze mu nzira ahura n'umukobwa, aramubwira ati ugiye? Ati ngiye kureba Imana. Urahise kwibwira iki se? Ati ngenda ndashaka kubwira Imana ko yanyimye umugore ikanyima n'amafaranga. Ati nanjye uyimbwirire, wowe n'umukobwa, nanjye uyimbwirire ngo ko gishimira yuko yampaye ubwiza ariko ikaba yaranyimye iki? Umugabo. Barakomeza aragenda, yigira imbere, gahura n'igiti. Igiti cyumye kiri ku nkombe. Igiti tugiye ngiye kureba Imana, ngiye kwibwira icyo tugiye kwibwira ko yanyimye amafaranga ikanyima n'umugore. Nanjye uyimbwirire yuko yantuje ku nkombe ariko nkanga nkagira ne nkuma kandi ntuririye iki? Amazi. Hari abantu buma kandi bari ku nkombe. Mana tugirire neza. Noneho barakomeza aragenda ati ntacyo ndagikubwirira. Ageze imbere agera mu ishyamba gahura n'intare. Intare iramubwira ati ngiye kureba Imana, nibaza impamvu yanyimye amafaranga ikanyima n'umugore. Intare ati nanjye uyimbwirire yuko yantuje mu ishyamba ikaba yaranyimye umuhigo, inzara ikaba igiye kugira gute? Sawa. Hari abantu bajyana ibyifuzo by'abandi, arabitwara. Ageze imbere y'Imana arayishima, arayibwira ati ariko Imana iramwumva. Iyo ufite aho ujya kuvugira ibyawe, ujya ugenda ubivuge. Kandi ndimo ndumva n'abanyamwuka, kuko Imana nta munyamubiri turi kumwe. Iyo ufite ubwira ibyawe, ujya ugenda ubimubwire. Uzareba umwana iyo mugenzi we amukozeho, akaba azi yuko papa wari hari, yirukanka amusanga amubwira ati papa kirangubise. Nawe ibikugoye niba ufite aho ubivugira, ufite n'ububwire, ujya ugenda umubwire, aracyadutegeye amatwi. Arangije aragenda, ageze imbere y'Imana ati ndagushimira yuko wandemye ndi mwiza, ariko hari icyo wanyimye amafaranga unyima n'iki? N'umugore. Imana ati nta kindi. Ati ariko mfite n'abandi bantu ntiwatumwe n'abandi. Ati nahuye n'umukobwa mwiza ariko wanyimye umugabo. Ati ikindi nahuye n'igiti cyumye kiri ku mazi, nacyo kirasaba kukirenge. Ati ikindi nahuye n'intare mu ishyamba agiye kwicwa n'inzara kandi warayituje. Abo nabo bambwiye ngo ubarenge. Haleluya. Imana iramubwira ati fata ikaramu wandike nunguhe ibisubizo byabo bantu. Kugira ngo nuko Imana itavuganye natwe, haba harabuze kumva no kumvira, ariko ubundi Imana iracyavugana kandi yavuganye nawe. Ikiba kibura ku mukristo ni ukumva no kumvira. Dukwiye kumva tukumvira. Noneho Imana iramubwira tumva, dore igisubizo cy'umukobwa. Ugenda ubwira uwo mukobwa ngo nuhura n'umusore mwiza ukumva uramwishimiye, uzamusaba kurongore abe mugabo wawe. Igisubizo cy'umukobwa ndakibona. Ati hanyuma igiti, ati icyo giti nacyo ugenda ukibwira uti impamvu ubu muri ku mazi, mu mizi yawe harimo zahabu, ushaka umukene azicukure agende atungane. Igisubizo cy'igiti gute? Cyuko Imana itaduhaye ibisubizo, ahubwo ikiba kibura. Haleluya. Igisubizo cy'igiti ndakibona. Ati hanyuma ikintare, ati iyo ntare nayo ugenda uyibwire ngo umuntu uzakugaruka mu maso ari ubwa kabiri umubonye
uzamufata umurye ni wo muhigo wa ibisubizo akabibona ati ngaho ugenda ubabwire gutya. Umusore afata inzira ahura n'umukobwa bati yakubwira bati nahayibonye mwabonanye mwavuga twapfa yakubwiye yambwiye ngo nubona umusore ukamwishimira uzamusaba kurata wambabariye